ati ariko urabona ko tuzi iwawe. uraramuka ukoze ikosa mu kibuga, urabona ko apartment yawe turayizi, ko ndibuka nararaga muri ntuze muri furo nk'iya gatandatu. Ati urabona furo yawe turayizi, tuzaguha ibyo ushaka, kuko njye najyaga mu isoko ntago nishyuraga. Abafana wese yambonaga apfa kubona ko ndumukuni Kenitra, nyine bo bameze nk'abira by'Iburayi. Nimba ari Kenitra abafana bose naba muri Kenitra, nimba ari Raba abafana bose naba, urumva mu isoko ikintu cyose njye nagenda mu isoko byari ubuntu, ntago nishyuraga. Atariko furo yawe turayizi, nutaduha ibyo twifuza tuzaza kugusanga. Hari na Kambigire rumazi ko nibyabaye confirm, ikipe yo mu Butaliyani yamushatse we na Zidane. Sure, turi kuri standard yo ku rwego ruri imbese, ni nta nubwo nanatinya no kuvuga ngo twari turi kuri standard y'ama academy y'Iburayi. Undi ushobora kubyumva uko bishaka, ariko ngewe wari uri yongeye ndabizi n'abayobozi twe turi kuri standard yo hejuru. Ko mwahuye nabo muri no kwitegura mwagiye mubibona? Twasuye ama academy y'Iburayi, twasanze ama academy tubaho kimwe, kuko ni umwaka njye ntashobora kwibagirwa. Twahuye n'umwaka ukomeye cyane, kipe yarakubititse, twarakubititse, niyo kariyeri ntashobora kwibagirwa mu buzima. Ntago bigeze baza kuri apartment? Ntago baje, ariko yumva kutaza, ariko urumva stade twakinaga nta bantu barimo. Niki kirengeje icyo ngicyo, niki kirengeje icyo ngicyo, ariko nyine yes, nizeye ko mumeze neza mwe mwese mukunda ibyo dukora kuri MNBZ Empire. YouTube channel imaze ku muryango mugari, abenshi mukurikira tubana mu buzima bwa buri munsi. Twabwiye ko mu minsi iri imbere tujye gutangira segment nshya, aho tugomba kuzajya turi kumwe n'abatumirwa, tugomba kuganira cyane cyane kuri topics zitandukanye, ariko by'umwihariko y'ubuzima bwa buri munsi. Reka mbanze nshimire Fortbet, ni betting company ngendana nayo ubuzima bwanjye bwose, hano hariho hose mbabwira nti rwose nta betting company mugomba kuba mu bettinga nayo uretse twa Fortbet. Ni www.fortbet.rw biba bimeze neza cyane. Ndi kumwe na Promex, ni company iri gufasha abantu cyane cyane kuminuriza muri Canada ndetse no mu bindi bihugu bitandukanye, ku by'umwihariko muri Canada ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Wowe uri interested, nababwiye ko tugomba kujya tubashyiramo link hasi, hanyuma mukajya mwa applying cyangwa se mubasha gukora registration kugeza ukoze ikizamini. Biba bikiri ubuntu, kereka iyo ugiye gufata certificate cyangwa se diplome yawe bigendanye no kuba performinze, nibwo bakobreje gutanga $55 gusa. Urumva ko biroroshye, mugomba kuba intiti ku buryo bworoshye. Turi kumwe na Esperanza Motel, naho tugiye gukorera ikiganiro, niho hantu heza abantu bakunda za coffee, ahantu haba hatuje. Na ahantu njye nkunda kubwira abantu yuko umuntu ataha gusanga ku buryo butunguranye, ahubwo ari ahantu murangira, kuko na ahantu ari view nziza ureba Kigali. Hari ibyo kurya byiza, byo kurya, aho kuryama heza, hari ibyo kunywa byose wifuza, bakunda gukina biya ndetse n'ibindi bitandukanye. Nkunda kugenda bigarukaho ni muri Esperanza. Nitwa Nibiz Aime. Uyu munsi ngira ngo iyi segment yacu tugiye kuyihera ko muri kubona kuri kamera zacu, yitwa Emery Bayisenge. Emery, tuguhaye ikaze ko MNBZ Empire. Murakoze cyane. Emery, amakuru iminsi? Amakuru ni meza, mwebwe? Nanjye meze neza, nta kibazo kabisa. Ndi umuntu ushima Imana. Mwaka utangiye gute? Umwaka nawe utangiye neza. Arya muri uyu mwaka nibwo wabatijwe? Mwaka ushize. Ase ntago wabatijwe nkanjye? Cyangwa no guhindura idini? Njye nari narabatijwe ndi umwana, ariko nabatijwe ndi mukuru. Donc ufite ari amahitamo yawe mu yandi magambo. Nicyo bishatse kuvuga. Yes, tugoye kaze rero. Merci beaucoup. So reka mbanze mpiranga, wagarutse mu myitozo, warakize umeze neza? Natangiye iki cyumweru full training,
ubu ndumva gake gake ndi gushaka fitness. Okay. So ngira ngo rero niwe mutumirwa wacu wa mbere cyane cyane muri segment tugiye kujya dukora nabyo ni sawa. Ni nawe muntu mugani wabaye na kapiteni w'ikipe y'igihugu yagiye mu gikombe cy'isi wenyine mu mateka y'u Rwanda. Hari impamvu nyinshi yo kubikora gutya. Umugisha uracyandiho ariko ndifuriza n'abatoya banjye ko nabo Imana yazabaha uwo mugisha bakongera kugikina. Yes, hanyuma rero twahisemo cyane kuganira ibintu motiva cyane urubyiruko ruri muri domaine zitandukanye cyane bitewe nuko hari ibyo mumaze kubona ndetse n'ibyo mwaraciyemo, ariko cyane kuri story ziri touching cyangwa se ziri zikora abantu ku mutima by'umwihariko, ariko mu buzima bwa kariyeri, apana mu buzima bwa buri munsi, muri kariyeri y'ubuzima bwa buri munsi. Aka kanya umuntu ashobora gutekereza izina Emery Bayisenge nk'umuntu wakiniye ama equipe agiye atandukanye, equipe nationale, donc ni parcours ndende nari buze kugarukaho, akumva ari umuntu uri successful cyangwa se wabaye successful cyangwa se ugize success mu mupira w'amaguru, akumva ko nta deception mwahuye nazo. Nibyo? Okay, nibyo, kubera ko akenshi umuntu nka generation wenda ziri hasi yacu bo wenda babona ari ku gasongero, twe mbese twaragize ku gasongero, ariko ku muntu uzi umupira, pana sorry wenda kubivuga gutya, pana umufana nyine wandi just uza kuri match, uri umufana n'umuntu uzi umupira biba bitandukanye. So niwe uba ubona arabavuga ati hari ahantu batageze. So wenda nk'umufana ku ruhande ababona nakinye cy'Afrika, nakinye igikombe cy'isi, nakinye equipe nkuru, amakipe akomeye mu Rwanda, narasohotse umuntu ari kuri au ariko buriya ku muntu uzi ibintu by'umupira singaye, ndashima kabisa, ndashima wenda niyo ntambwe twagezeho. So ndashima n'Imana ko hari abatarabigezeho, ariko kubo success football au niveau professionnel hari ibintu tutagezeho. Mbere ko twinjira neza nyirizina, abahungu bawe wari uyoboye abenshi abantu barababuze, ntago babitinzemo. Biri mu bintu bijya bimbabaza kabisa. Ndashaka duhera biri mu bintu bimbabaza cyane, kuko ni generation mu by'ukuri, ku muntu yizi ni generation ashobora gukubwira aka kanya yibutse generation y'ikirya gihe n'aka kanya ukuntu bimeze. Ni umuntu ushobora, even nanjye ku giti cyanjye birambabaza cyane. Challenge mwahuye nazo, wenda we wabashije kubyova kamingura birenga, ariko challenge yabaye yenda bikubaza nk'umuntu wari uyoboye aba bahungu. Challenge navuga twagize, kuko akenshi ngunda no kubivuga iyo ngize amahirwe akagira abantu bifuza ko tuganira. Challenge twahuye, twateguwe neza pe, nta kintu na kimwe nshobora kunenga akademi yacu, ndavuga kirya gihe. Yes, twari turi kuri standard yo ku rwego ruri, mbese ni nta nubwo nanatinya no kuvuga ngo twari turi kuri standard y'ama academy y'Uburayi. Undi ushobora kubyumva uko ubishaka, ariko ngewe wari uri yongeye ndabizi. N'abayobozi twe turi kuri standard yo hejuru, ko mwahuye nabo muri no kwitegura mwagiye mubibona. Twasuye ama academy y'Uburayi, twasanze ama academy menshi tubaho kimwe, kuko twabaga ahantu heza. Icyo ni cyambere, twari dufite ibibuga byiza ku rwego rwacu, twari dufite abatoza beza bari kuri haut niveau. Cyo ikintu cyose umukinnyi wese cyasabwaga kugira ngo ube umukinnyi cyose twari tugifite. Ikindi twari dufitemo amatara, atari bya atari kwa kundi ngo umukinnyi ngo mbese hari equipe twari dufite, n'umufana wese n'umuntu wo hanze wese yaravugaga ati, ariko kundi urebe equipe kavuga ati nkura mukinnyi yageze
muri Man U gute ndareka mvuge nubwo ariyo itari mu bihe byiza ati nkuna mukinnyi ageze muri Man U gute ariko twebwe academy yacu nta dute y'umukinnyi n'umwe abantu bigeze bagira kuko uburyo academy yacu yakoze bayiselectionné yari kuri haut niveau kubera ko imagine kugira ngo nitangeho urugero kugira ngo ngiye mbe selectionné nagombaga guca imbere y'abantu batandukanye abantu batandatu bampurizeho kugira ngo bavuga ati Emery confirm agomba kujya muri academy kandi ari ba bantu bizi ibintu by'umupira atari bya bindi bivuga ngo kubahatisha cyangwa barabikunda gusa cyangwa ngo buriya ngo baraziranye ngo buriya ngo yaramufashije no selection nimba ntibeshye neza harimo abanyamahanga 5 n'abanyarwanda ababiri nimba ntibagiwe yari Kanamugire Mashami Kanamugire na Mashami ariko abandi bose 5 bari abanyamahanga so imagine rero umuntu uhurizweho n'abantu 5 bangana gutyo so urumva yari selection iri on top so rero mu by'ukuri navuga ko academy yacu impamvu nkubwiye ko bimbabaza kuba aka kanya bitameze gutyo warumbajije tese byagenze bitese se mwahuye nayo niki so navuga ko byatangiye kuba bibi dutangiye kujya mu gukina nyine hatangiye kuba za campaign zo gukina under 17 nibwo byatangiye kuba bibi nibwo navuga kuri bamwe kurumva icyo gihe hari haje selection ya under 17 ntago yari obligatoire ko ari academy ya Ferwafa nyine igomba gukina under 17 umutoza agomba kureba muri APR under 17 nimba harimo qualité ko yari ikenewe cyari igihugu agomba kureba muri SEC ko hari elemi igomba kudufasha kandi koko zari zirimo so urumva icyo gihe ntago byagombaga kureba academy yacu nubwo kuko yari academy y'igihugu ariko byageze mu ikipe y'igihugu ureba hirya no hino kandi koko kandi izo mpano zari zirimo zanadufashije muri World Cup no muri under 17 so babandi rero batagize amahirwe yo kuza muri under 17 aho rero niho navuga ko hagize hatangiye kuzira ibibazo nko hari abaguye aho ngaho mu yandi magana tujiste hari abantu baguye rero aho ngaho so urumva bamwe bari abana kandi koko nibyo umwana kuko ngiye ndibuka twe tukiza muri academy umuzungu wa mbere baduhaye amaze kugenda bazanye umuzungu wa kabiri nimba ntibeshye yazanye umuzungu wa kabiri ku mwaka wa mbere ese tubwira ko mu myaka 2 iri imbere twe turi kwitegura igikombe cya Afrika kurumva igikombe cya Afrika ngiye nagiye kugikina ngiteguwe imyaka 2 under 17 ni ukuvuga ngo ngiye nateguye under 17 ni mu myaka 2 kuko bari bazi ko tugomba kuyakira twabari babizi so urumva rero umwana tayari wamaze kwishyira muri icyo kintu ngewe muri 2010 nzakina kandi donc muri selection ya Ferwafa bisa nkaho mwari mufite iyo information yuko mugomba gukina muri gutegura igikombe cya Afrika cya 2010 ko cyisi ni 2011 hanyuma umuntu akisanga ku munota wa nyuma adafashwe muri final squad igomba gukina igikombe cya Afrika kuko urumva abazungu bana abantu bari pro bagutegura ntago ari bya bindi ngo hasigaye ibyumweru 2 muzakina igikombe cya Afrika no zungu ni mu myaka 2 cyangwa 3 arakubwira ati mu myaka 3 ndagutegurira kuzajya kuri Sky maybe wenda ntanze urugero muri kariyeri yawe urumve iyo myaka 2 ni package so imagine rero mu myaka 2 gutegura icyo ngicyo mu myaka 2 ishize bakakubwira ngo ntago bikunze ntago bikunze ntago bageze amahirwe rero yo kuba selectiona kandi mu mupira w'amaguru koko nibyo hari benshi babiretse icyo gihe majorité ndi kukubwira ko aho ngaho majorité ari aho ngaho benshi babiviriyemo kuko urumva utagize amahirwe kujya muri yo gukina iyo under 17 nta nubwo n'amakipe yamubonye ngo amuhe akazi quand même nta nubwo amakipe yamubonye byiza avuga ati harimo tala kuko urumva bose bari bareba amaso yari ari kuri twebwe bigoye rero kandi mu by'ukuri abari basigaye kuko mu mupira bibaho uyu munsi ushobora kutanselectiona ariko hari indi tala izavumbuka mu yandi mezi
so rero aho ngaho niho abenshi batabaye strong kandi ndabumva kuko n'abagomba kubakurikirana kameme nabyo sinabirenze ingohe hari ikintu nabo babuze byibuze bavuga ati abangaba batabashije kujya muri ntuze reka tukomeze tubakurikirane maybe hazavamo tara runaka. So sasa rero ubwo ni step ya mbere y'abatarabashije kujya muri final squad y'igikombe cya Afrika. Igikombe cya Afrika muragikinnye mutsinzwe kuri finale n'ikipe ya Burkina Faso. Ni Traoré watsinze igitego cya kabiri harya mbere Traoré ndabyibuka neza urumva match arabaye 2-1 oya n'umwataka garagatipe kagufi okay twatakaje okay it's fine mugiye mu gikombe cy'isi n'iki byose ko n'impamvu mbivuga njya ndeba nka squad mwahuriye nayo muri Mexico y'ikipe y'igihugu y'Abongereza abona nabo barokuyemo abakinnyi batatu niba ntibeshye ndumva ni Sterling na Butland muzamu na Pickford instead of Pickford even na ntuza n'uyu Nathan Redmond I think Abongereza nabo ni batatu so wenda reka tuve ko bafite formation nini barafite n'ama equipe manini twebwe muvuye mu gikombe cy'isi dutangira kubura bamwe ba Mugabo Alfred byagenze bite nka kapiteni sasa naho nshaka bere ko tuza kujya biri personnel abiburayi bose nabimenya na Mugabo Alfred yari wiburayi yari muri Arsenal Kabanda Bonfils wenda we yari in touch cyane nanjye kuko Kabanda Bonfils bura twavuye muri World Cup ahita ajya muri equipe A muri cyangwa mu Butaliyani no mu Bufaransa uriya mujyi abamo bahita gute Nancy buriya Kabanda Bonfils tuva muri World Cup bahise bamuzamura muri equipe ya mbere buriya yanakinnye Premier Division kuko buriya Kabanda Bonfils afite n'umukuru wari uzi umupira cyane wanakinnye bigenda bite se kutamwe muri national so I don't know sinzi ukuntu nabikubwira yari afite mukuru wiwe kiriya gihe kabisa ukina au niveau ariko nyine maybe scouting yacu ritaraba nini ariko Kabanda Bonfils we byibuza we yakandagiye muri icyo cyiciro cya mbere ariko nyine nawe agenda agira shite ariko umwe urumva we hari byibuza we ntago ari bibi wenda byibuza we yasogongeye kuri Ligue 1 wenda biburayi bose abo mu Rwanda wenda nabi Buganda kwanza butera na tubingana bose baza gukina mu Rwanda so urumva rero abo mu Rwanda nabo rero buriya twe tugira ibika bibiri academy na nyuma ya World Cup buriya ni ntuze ni ka ebyiri zitandukanye ariko nazo zijya gusa so urumva rero navuga ko n'ikindi cyiciro nacyo twakoze shite turangije World Cup kandi ariho navuga kabisa byari biri nagombye kubaho ubwo ariho abantu bari guhagurukira byane bagomba guhagurukira cyane so nabyo rero ni facts zumvikana z'umupira w'amaguru kuko urumva naho twarangije World Cup ari bya bindi nakubwiraga twarangije World Cup dufite twumva ko twese tugomba kujya mu makipe y'Iburayi sure none se hari ama connection yatangiye cyane kuki abantu bari babyizeye twe twagize ama connection tukiri muri preparation twagize ama connection tukiri muri preparation kuko hari nibuka turi nko muri Amerika hari turi muri Amerika hari ko twakinaga n'ama university n'ama academy amwe namwe nibuka ko twari turi muri Amerika hari university imwe yaje iravuga ngo abakinnyi bari hafi kujya muri 3e tronc commun n'abandi bari hafi kurangiza 6e turabashaka no trials nothing no cost twe turabashaka kuko twabonye ko ile equipe duhaye challenge kuko match amikari zose twakinye muri Amerika twarazitsinze so umujyi twabagamo rero ba excited yo kuvuga equipe yo mu Rwanda turi gutsinda ama university yacu turi gutsinda ama equipe yo muri Amerika so ntago babyumva kuko ndibuka match amikari zose twakinaga agastade twakinagamo kabaga kuzuye
so rero mu kuba interesse yo kuza kutureba nibwo university imwe yaje we irapropose iravuga ati abana bazi ko bagiye muri iki cyiciro n'iki twe turabashaka nta cost n'imwe nta kuko tarazo babonaga tuzifite. So ikibazo byarangiriye voilà ahubwo none nshaka bize ngo nawe icyo gihe byarakurebaga no byarandeba byagenze bite donc muvuye mu gikombe cy'isi mwategereje ko babahamagara barabimanye byagenze bite? Byo rero ni kameme nubwo nari kapiteni ariko hari ahantu ntagombaga kurenga. Oya ndavuga none ku giti cyawe nk'umwe mu bari baga tujiste n'ibindi kubwira ntago nari kwifata ngene mpaguruke ngene mbwire umukuru wa delegation ese ibi bintu ko bitakunze mu rugero ko kirya gihe kameme nanjye nari muto tutabeshyanye nari muto kirya gihe hari ibintu numvaga urumva nanjye bwanjye ku giti cyanjye nari ndi mu munyenga wo kuba muri equipe nationale yo kuba ahantu heza ndi hafi gukina igikombe cy'isi ariko nanjye hari intumbero ntari mfite hari ibintu ntatekerezaga ku myaka yanjye. So niho nagarutse rero mvuga ati twebwe tugira abantu ibyo bintu nkunda kubivuga tuza kugira abantu badutekerereza bavuga ati aba bana cyangwa batekereza n'umupira byanyabyo buri ni Angel numva ko turi muri domaine y'umupira agombaga kuba nabo babizi cyane ko rimwe byagaragara ko umuntu wese avuga ngo tuzasubira mu gikombe cya Afrika bano bantu nibo bakadre mu buryo bukwiye kuruve tugira abantu bavuga ngo aba bana bagiye muri World Cup cyangwa turi muri préparation yo kujya muri World Cup. Eske nyuma yaha twabafasha iki kugira ngo dukomeze dutegure na nationale kuko kameme iyo tuza kugira amahirwe tukabona barindwi cyaba 6 bari kuri haut niveau ubu nibo baba cyane donc ko imyaka murimo niyo gukina yo gutanga umusaruro so rero nanjye rero hari ahantu ntagombaga kurenga sinagombaga kubibaza maybe nubona ugira chance nakubohokera wenda uzabaze team manager Emery maybe niwe mvuze kuko ndibuka ko hari ikiganiro ako kantu yakavuzeho avuga ko yari partie de delegation yari team manager n'ubundi wa equipe nationale under 17 maybe we yamenya amakuru impamvu byabiteye ahantu byapfiriye wenda nawe afite impamvu zifatika on sait jamais. So urumva rero niwe muntu wenda mvuze kuko niwe nisanzuraho niwe tuganira ni inshuti yanjye kuko hari byinshi wenda yari kundusha icyo gihe cyangwa wenda niba ufite na connection y'umuntu ya Richard Tardy ko yari aho ngaho ni ibintu byoroshye umuntu uganisha kumubaza why this maybe nawe ushobora kubera open ashobora kubwira ati hari impamvu. So rero urumva deja hari abana bapfuye mu mutwe bamaze kumenya iyo information wayimbuza aya mahirwe yo gusigara muri Amerika. Au fait ntago igikombe cy'isi cyagombaga kurangira abantu bakahita basubira muri Amerika ntago garuka mu Rwanda. Urumva n'ubundi igikombe cy'isi cyakiri muri Amerika ntago bari kugaruka kiko cyari kiri kubera muri Amerika cyari kubera muri Mexico nako ni hafi twari turi mu mujyi twari turimo kugera Mexico nimba nibeshye yari amasaha 2 cyangwa 1. Urumva n'ubundi ubo université yari yakonfirme ivuga ati mbese no kuba bari gukina igikombe cy'isi ari Kampala avuga ngo nusoza utugaruka Kigali bene ko mvuga gutya bari gukina World Cup ari abapro kuko dayari bari kuba bari registre muhari. So urumva rero abana bamenye izo information umwana tayaragiye mu gikombe cy'isi ayo mahirwe ya mbere bijyanye. So urumva tayari wo nguwo nta nubwo umufite muri au fait mwagiye mu gikombe cy'isi mwamaze kubona ko bisa nk'ibitagishobotse no kuri abo ngabo kuri abo bari babibwiye kuko urumva abari bari muri iyo myaka bari nk'abangahe muri equipe donc abari bari gusoza 3e n'abari gusoza 6e nimba ntibeshye yari umugabo kamwe kakinishaga imoso mugabo kakinye no muri Rayon ndamuzi basinzi bakitaga computer kakinishaga imoso kinzobe cyane nimba ntibeshye yari na Nzarura Marcel
nimba ntibeshye ari na Steve abagaridiye babiri ntaribi hamwe na Héritier turatsinze ninde wundi wari uri mu mashuri hejuru gato nimba ntibeshye nabo ngabo bari bageze nko kuri 4 abantu 4 ni benshi kamera abantu 4 ni bari benshi so urumva abo ngabo deja twamanutse ko nta n'ikintu byari buze kwangiza twamanutse turumva twamanutse dayari muri Mexique abo ngabo tayari biri muvuye muri Mexico rero tuvuye muri Mexico turagarutse ariko muri Mexique naho birakomereza na hahandi nakubwiraga ati ntabwo twari dufite abantu badutekerereza nibundi twe nicyo kintu cyatugonze icyo kintu cyagonze ira generation kuko nabwo njya mbivuga kuko twe hoteli twari turimo turi kumwe na Congo Brazza twari turi kumwe na New Zealand twari turi kumwe na iki gihugu na Canada ariko reka navuge ku baturanyi Congo Brazza twe kuri hoteli twari turimo kuko twari tuyisangiye ari hoteli nini ariko twe buri munsi twabonaga aba manager baje abayobozi bazana abaje baza kureba abakinnyi abandi ma equipe baza kureba abakinnyi muri Congo Brazza ariko bazanwaga n'abantu bari muri delegation ya Congo Brazza so urumva bo noke windabo ntago habaye sinzi ko hari ira generation nabo ntago nzi ko hari abakinnyi kuri hone ariko bamaximije ariko umva baramaximije kandi twari dufitemo tala kabisa urebye nka World Cup Robert yagize ndatima urebye nka World Cup ntuzi Nzarora yagize urebye nka ko yagiye nafite n'imvune we barayivuye arakira yagize performance nziza ya urebye nka performance tibingana yagize na gutera nawe nanjye urebye na n'undi muntu merci urebye nka Rusheshangoga nawe nka performance yagize muri World Cup je te jure ko yaza kuba hari abantu kwereka umupira ngo ntago ari kuvuga ngo umuntu azicara ngo kureba no connection zana umuntu abe interesse so urumva rero twebwe tugira iyo package tukavuga ati mwe tugiye kubahigira abantu baze babarebe baze babashakire baze barwane ntago twari kubura element nk'esha muvuye aho rero urumva harimo ako kamoto Danford na Trini murenza amatsinda nubwo mwagize igikombe kitari kibi performance yari nziza mugeze mu Rwanda bababwiye gahunda bafiteho mwabyakiriye so ngiye nakubeshye ku giti cyanjye ntago ntakubeshye ku giti cyanjye urumva ibyo twe expectingaga twaratunguwe kuko kameme twese twumvaga byibuza nubwo tugeze mu Rwanda nka nyuma y'ukwezi turumva Robert ati impamvu ndi kugaruka kuri Robert nuko ari n'umuntu nyine yarameze neza kari kameze neza na kantu kaduteraga morale n'umuntu nyine muri groupe ni umuntu muri groupe nyine umwamuburaga wabonaga ko muri groupe habuzemo umuntu kandi n'umuntu bura wigiriraga ikizere cyinshi cyane buri gihe buri gihe niwe wajya kuvuga ati ko njye ndibuka hari na Kambigire rumazi ko nibyabaye confirm ikipe yo mu Butaliyani yamushatse we na Zidane sure kirya gihe si nyuma yashoninze kuko sindi sure ariko byaravuzwe nawe kazajya ducamo ati wanangiye ikipe narayibonye byarangiye kuko nka Tardy yari umubyeyi twamufataga nk'umubyeyi we ntago yowe yakuberaga open yaraza akubwira ati hari ikipe yakumbajije hari ikipe yagushakaga so rero igerageza bitware neza even buriya hari n'ikintu batazi buriya Tibingana Charles buriya Chelsea yaramushatse ntago shoka sure Chelsea Football Club
muvuye mu gikombe cy'isi mbere yo kujya mu gikombe cy'isi bamushaga mu bato ba turi muri izo bamushyira nta Kameme ntabwo ari ariko ni Chelsea still ni Chelsea buriya Chelsea ibyo ndabizi ko igikombe cya Afrika yaragize byarumvikana ibyo ndabizi ntabwo ari ibyo ngo rumazi ku ruhande even nawe yarabyivugiye ni uzarenza nzamwereka byanga biteze ariko bivuga Chelsea buriya yaramushatse kabisa byanze bite happy en fait ni cya kibazo cya suivi sinzi ukuntu byagenze kuko urumva nawe sinzi ukuntu byagenze ntago nakurikiranye neza ngo menye ngo byarangiriye hehe ariko nawe nimba ntibeshye nawe yari afite ntuze ko nyuma ya World Cup azahita agenda sure ariko sinzi nawe ukuntu byarangiriye bivuze ngo uko mbyumva muri abantu mwabaye mu isonga mufite ibikomere benshi urumva nakubwiye ntuze kategori ebyiri zitandukanye hari abagize shit turangije academy hari ababajoninze mu isonga mutarajyanye muri iki gikombe cy'isi n'igikombe cya Afrika cyangwa abo mwasize muri academy ngo nyine byahuriye ni ukuvuga ngo twavuye muri World Cup of course abakinnyi Burayi ba Bonfils na Mugabo na Rusingiza Ndekwe na kandi kana kakinaga mu Bwongereza ariko kari kakiri gato asubirayo ariko abandi bose ndi maximum bose nitwe twakinnye sindi kwibuka neza niba hari abandi bongeyemo ariko ndumva hafi ya bose ni babandi n'ubundi bamanuye batabagira isonga juste ndi kuvuga none sasa umutima abantu donc babitekerezagaho ako kantu kari karimo nyine mu isonga Kameme nawe ugomba kubitekerezaho ugomba kwibaza ugomba kureba urumva Kameme wari umuntu yabaga afite ntago nagagombye kuba ndi mu isonga ntagombye kuba ndi mu yindi equipe ntagombye kuba ndi muri yindi equipe Kameme urumva ko kantu ntago gashobora mwabazaga se aho urumva kubera mwari bato twari bato nawe si n'ikibazo cyo kubitinyuka ariko urumva none se nari kujya kubaza mbaza ngo iki ati ko twari dufite ama offre izo offre ashobora kukubwira urabizi ko ihari of course umutoza n'umundi yaragihari yari Richard Tardy yaragihari ntabwo Richard Tardy yari kwangira ko ujya muri iyo equipe ariko niyo mpamvu nakubwiye ngo ugize chance yo kumubaza buriya we yakubera open akakubwira kuko Richard Tardy nubwo yari umutoza ariko nta burenganzira yari amfiteho ariko byumva nta burenganzira yari amfiteho njye nari umwana nari umukinnyi wa academy ya Ferwafa Richard ni umukozi nk'abandi urumva nawe hari uburenganzira atamfiteho ariko buriya hari ibintu utakwinjiramo kuko utabifitiye fact ariko buriya we nk'umutekinisiye yakubwira ati hari impamvu iyi n'iyi sasa isonga birarangiye ugiye muri APR n'izindi kipe zigiye zitandukanye birasa n'inzozi wari ufite je tujye nakubeshye ngiye ku giti cyanjye nakubeshye numvaga ambition yanjye atari gukina mu Rwanda kuko wenda ku giti cyanjye ndivuga ku giti cyanjye ngiye nagize amahirwe kujya gukora ama test hanze nkiri muto ndeba nyine uburyohe nyine bw'ama equipe hanze ukuntu abayeho ukuntu umukinnyi w'umuprofessionnel abayeho umunyamahanga abayeho so rero nibyo bintu burangiye byampushinze cyane ikirya gihe no wenda no kuvuga ngo umaze igihe wenda kariyeri yanjye nini burangiye nayibaye hanze njye biri mu bintu byampushinze cyane kuko nahoraga mbese narinzi ibyiza nagize amahirwe yo kuguta ku hanze ukuntu hameze so birampushinga ariko hari abandi batagize ayo mahirwe ntibagira amahirwe kujya kureba hanze ukuntu bimeze ariko ngewe ku giti cyanjye mu by'ukuri nge ndi n'umwana nyine nagize ambition yo gukina hanze byarampushinze cyane abantu akenshi bibaza hanze donc mu bantu mwakinye hanze muhurira nayo ni iki donc ni iki kibo gituma kwatinda kenshi bigorana
ubuzima bwaho buravunanye? No, ntabwo ubuzima buvunanye kubera ko impamvu twe dutinda hanze na sorry bamwe na bamwe abenshi badatinda wenda abari kwa majorite bantu batakunda gutinda hanze. ya urumva hari ukuntu umwana aperforminga sezo imwe kuko umukinnyi wese agira amahirwe atandukanye n'ayundi kuko ibyo ngibyo ni igeno ry'Imana ukagira performance nziza umwaka umwe sezo imwe mu Rwanda nyuma y'iyo sezo imwe ukatuhamagara mu Mavubi maybe ukatugira iyo chance yo kwitujya hanze ariko hanze bro ntago sezo imwe yagutindiza yatuma utinda hanze sezo imwe birashoboka ushobora kugenda ugapushinga ariko buriya biragoye hari package nini cyane utabufite hari package nini cyane utabufite hari ubuzima kwanza ubuzima uba ugomba kwihanganira ubwo like hari abantu babyibazaho n'urugero nk'ubu iyo uganiye n'abakinnyi bakiri bato bifuza kujya gukina hanze ariko iyo bafite amakuru y'ibyo bagahuye nabyo donc bakagiye babyiteguye ku buryo babasha kubihandurira. Shuwa ikindi kintu cya mbere ugomba kumenya igize ayo mahirwe ugiye hanze d'abord setting mu mutwe ko ni wowe mama ni wowe papa ni wowe bavandimwe arabivuga mu buryo bwumvikana nibyo ndi kuvuga nibyo nshaka gusobanura ni wowe byose ni wowe byose wumve ko nyine uko bakohereje itike yawe wenyine ni wowe wenyine ugiye kuko akenshi bikunda kutugora njye even nanjye experience yambaye cyane nk'ahakugoye njye ndibuka ngira muri Maroc kuko niho hantu hambere nasinye contrat iri professionnel kuko handi nasinye yari amezi 6 ntibyagenda neza muri Austria iyo yari amezi 6 ahandi hari muri France ho ni story ariko nko muri Maroc njye ndibuka muri Maroc nkihagera buriya nizindi n'undi muntu wabimbajije buriya mangwe ndari mu bantu njya mpa respect kubera hashoboye kubera buriya mu bantu njya mpa respect cyane cyakugendekeye ku maintaining iriya myaka kubera ko Abarabu ni abantu bagora cyane I remember nkihagera naga short story narahageze abafana bari excited umukinnyi uvuye mu gikombe cy'isi mu captain wa under 17 kinira Amavubi equipe y'abafana iyo Kenitra umukinnyi uvuye muri APR irazwi mu defenseur abafana benshi cyane baraza signatire zaba ryari kubona amazi ndibuka ko nkihagera twese tujya muri camp Marrakesh tumarayo icyumweru mu kugaruka sasa mu mujyi wa Kenitra nibwo sasa bafana bifuzaga kureba kuko ndibuka ko ari njye wasinye bwa mbere abandi banyamahanga bagiye baza gake nyuma so mpamvu rero nari ngiye kubwira ngo nanjye nigize gutekereza kugaruka nkihagera namaze gusinya abafana ubwabo baramperekeza banjyana kuri appartement n'abagabo baranjyana imodoka ngeze kuri appartement iyo video ndumva nyifite nimba ikirimo ndaza kuyikwereka mpageze of course ndasohoka mu modoka ndabasezera umwiritra nyine umukuru w'abafana umuhuriga nyine mukuru n'abantu ba respect abakuru b'abafana baba barababwira ceceke Emery wagira ikintu tubwira mu gifaransa gikeya cyanjye ndababwira nishimiye kuza kuba joininga nishije kubaha imbaraga zanjye inshallah nibige Imana nidufasha tuzatwara igikombe kimwe tuzabahesha ati okay umwiritra nawe afata cya kimiko Emery turagukunda ikintu cyose uzashaka tuzakiguha ati ariko urabona ko tuzi wawe uraramuka ukoze ikosa mu kibuga urabona ko appartement turayizi ko ndibuka nararaga muri nuze muri Frongi ya 6 ati urabona fro yawe turayizi tuzaguha ibyo ushaka kuko nge najyaga mu isoko ntago nishyuraga
abafana wese yambonaga apfa kubona ko ndumukuni Kenitra nyine bo bameze nk'abira by'Iburayi nimba ari Kenitra abafana bose naba muri Kenitra nimba ari Raba abafana bose naba urumva mu isoko ikintu cyose njye nagenda mu isoko byari ubuntu ntabwo nishyuraga atariko flow yawe turayizi nutaduha ibyo twifuza tuzaza kugusanga tuzagukosora tuzaza ahantu bro njye sinigeze urumva njye nari nkiri na muto nagize ubwoba bigushyira kuri pressure binshyira kuri pressure nagize ubwoba ndavuga ntago abantu twabana maybe ndi umukinnyi w'umupira w'amaguru njye noneho amprise nkina n'inyuma Marchance watanga igitego bizagenda gute bro njya kuri pressure ndavuga impamagara umu agent wanjye ndamubwira ibintu bambwiye wabyumvishe ati wi nabyumvishe atariko ni gutya baraho bameze nawe niwitwara neza bazaguha ibyo ushaka byose urumva ni wenda sinzi ko ntanze urugero rwiza ni hagati y'urupfu no gukira ariko urumva twebwe deja twe tuba dutekereza negativity biramutse byanze bizagenda gute bro njya kuri pressure mpamagara mu rugo ntabwo ahantu ntabwo nzashobora ntabwo ahantu ngiye mbwira umagent ntabwo nashobora kubera iryo jambo gusa imagine umuntu akubwiye gutya ariko iwawe ndahazi icyo ushaka cyose nzakiguha ariko nawe nubyisha urabyumva n'umuyitira uzi hari abayitira ukuntu bakora nabaza ngo nabandi umuntu ahuri yitira yandika kuri Facebook akavuga ati bitewe n'ukuntu equipe iri mu bihe bibi nta mufana dushaka kuzagaruka muri stade bro stade yose waza ugasanga ireze yanditse message imwe gusa kuri Facebook ari umuntu umwe gusa equipe yacu imirimo ntago dushaka ibi mu bihe bibi ntagira umuntu uzaza kuri stade mu gihe cyo gutangira akazi rero mu gihe urumva mu rugo barankansorinze barambwiye nta kundi niyo niko kazi kawe ugomba kuba umugabo mpamagara tardi umubyeyi wanjye muri carrière yanjye buriya sorry mu batoza it's number 1 arampamagara arambwira ibyo ndabizi njye nakuriye Marseille ngende uwo muri Marseille ibyo ngibyo ni akantu toto cyane karoroshye cyane par rapport y'iwacu i Marseille so ibyo rero ni ahubwo iyi ngiyi ni motivation bari kuguha we ntago ubizi wibifata nka biri negative ahubwo ni kukwereka ko ugomba gukora cyane kubera ko atabikubwiye wakwirara hembwa neza uba ahantu heza mbese ibintu byose urabifite ariko utashyizemo ako kantu ntabwo wakora cyane mwumva nyine ijambo nyine rimpumuriza ariko ni mwaka njye ntashobora kwibagirwa twahuye n'umwaka ukomeye cyane kipe yarakubititse twarakubititse niyo kariyeri ntashobora kwibagirwa mu buzima ntago bigeze baza kuri apartment ntago baje ariko yumva kutaza ariko urumva stade twakinaga nta bantu barimo n'iki kirengeje icyo ngicyo n'iki kirengeje icyo ngicyo ariko nyine urumva ni experience urumva icyo ngicyo muri party y'ibintu bishobora kukugarura iwanyu guhura n'umuntu akagutuka njyewe buri hari nk'ama restaurant ntinjiragamo kubera iyo mpamvu nta rundi rwango nuko equipe muri ntago muri guha abafana ibyishimo ese apari y'ibyo bihe hari ibindi bihe donc wabayemo hanze biruta ibyo ngibyo cyangwa wumva nyine bigutusha cyane kari nge muri Maroc niho hantu hama experience kurushande ho kuko handi hose nagiye nyuma y'iyo myaka 2 muri Maroc bro nta handi hantu ngiye wahanera pressure nta kindi gihugu na kimwe gishobora kuntera pressure nta mufana numwe ushobora kuntera pressure nyuma yaho ngaho muri Maroc bura nkamangwe ni yasaba abafana uzi kwisi wenda bibare no gutwika ibintu wenda zira za Argentine niho wenda tubona barwicana muri za Turki ahubwo buriya na Serbia ariko buriya nta kintu na kimwe
nta hantu hamwe nta gihugu ibi ngibi mu mahoro haba harimo abantu 100 ukabona ibintu bariya ni nk'abafana babiri imbere yanjye. Turugera tugana ku musozo Emery. Hanyuma challenge nk'izo zikwiye gutinywa cyangwa zikwiye gutanga message ni message ku mu sportif. Ni message kubera ko menya ko ibyo bintu uzahura nabyo nimba usohotse bwa mbere. Menya ko umufana uyu ugiye guhura nawe hanze nta kindi kintu umufana. Ni intsinzi, ni victoire. Wikumva bya bindi byacu hano mu Rwanda mpura n'umufana ngo nta kibazo ngo ubutaha ngo courage ngo ubutaha bizagenda neza no. Umufana hariya abonye namwaye no kwangiza arakwangiza kabisa yagukomeretsa. Kuko ngiye ndibuka ari gihe twatsindwaga nka match. Bro, protege ya police ikaba bageza ku ikagenda igeza buri muntu kuri appartement ataha. Ikagenda igeza umuntu kuri appartement ataha. Umuntu wa nyuma yageraga nko mu rugo iwabo saa 6 z'ijoro. Abafana barindira ati abaginga ko nta kintu zitabaha. Ese ubwo ibyo bimeze gutyo mugani nta ishu. Ngewe wenda iminsi mike nabaye muri biriya bihugu by'Abarabu nabonye muri Tunisia aho hari abarasiste donc racisme bashobora kwikora byakubayeho gake gusa. Bikubaho bwa mbere wabyakiriye gute cyangwa rubyiteguye kuva kera? Bimbaho bwa mbere byake byaragiye niko bwa mbere byarimbaho byarantunguye. Bakubwiye gute kwanza? Kuko ngiye hari muri weekend twarangije gukina akamace bazereka twisohokere n'abatipe banjye umutipe umwe mu Senegalais n'undi mu Côte d'Ivoire abate areka twigira hano tujye kuzunguza umutwe tu. Umutipe aratubwira ngo nta mu black wemere kwinjira mu hano. Ati twe turishyura nta kibazo. Ati no iyi ntuze nta mu black wemere kwinjira mu hano. Nyine biradutusha turikanga turavuga racisme badukoreye ariko nyine urenzaho nyine ukikomereza. Ubwo no bwa mbere urumva nyine gusa ikiza muri Maroc ndikuvuga nko mu kazi yo na muri stade muri Maroc n'abantu bari civilize. Ntago buriya Maroc imeze nk'abandi barabu. Hari ukuntu abandi barabu bagifite uwo muco wa kera. Maroc ni nk'abanyaburayi. Ariko Maroc yo hari ukuntu bari civilize, ukuntu bambara imyenda nyine ya indi y'abanyaburayi. Ntago bafite intuze bari deep cyane mu bintu by'idini. Nyine bari civilize baravanze cyane. So ho nta ronda rihaba cyane. Ariko nyine ako ngako kabayeho. Ariko muri stade ntabwo byigeze bibaho. Ikibazo cya nyuma ari ikintu wumva waba utarakoze muri kariyeri wasubiza inyuma wakora? Okay. Ngiye ku giti cyanjye ngize wenda Imana impaye chance wenda numva byibuza ikipe y'igihugu ira kandi under 17 twari kuyibaha. Bari gutsindira final bikanga. Kera gikombe kigasigara mu Rwanda. Ikipe y'igihugu imwe ikagira igikombe kiri kuri au niveau. Byibuza niyo bavuga ati u Rwanda rufite kandi under 17 niyo yaba under 15 ariko ngewe ndavuga ku giti cyanjye iri under 17 irakani biri mu bintu byanabaye nyine na n'ubu bimbabaza cyane. So ikindi kuba numvaga intumbero zanjye ari byibuza no kuzakina mu bihugu bitanu bikomeye muri Afurika ku isi. Championnat z'Uburayi. Biri muri mu ntego nge narihaye kuva nkiri umwana. Numvaga bishoboka. Ariko buri inzira z'Imana ziba nyinshi. Ndacyari muri kariyeri. We never know. Nawe nimbuzi mu South Africa usinye muri ntuze muri France nimba ni mu myaka 2 ishize. Afite 41 I think. Ava muri South Africa atakina muri Ligue 1. So ngiye rero mu gihe nkiri active mu gihe nkina umupira w'amaguru ndizera ko Imana ibintu byose birashoboka. Hanyuma amasegonda make hari buri abakinnyi ukuntu baba baziranye bitandukanye nuko abandi bantu babirebera hanze baba baziranye. Hari umukinnyi ujye kubabaza ko atarakinnye kuri Honor. Umwe uzi ufite talent idasanzwe ariko atigeze ayikoresha.
nyine utekereza bati uyu mutipe yagombye kuba yarakoze ibirenze umwe ni bake okay reka batatu kambwire batatu dusoreza aho ngaho umwe utarakinnye kuri nivo ntago muzi ariko uzamushaka amakuru ye sindi ni muzi yakinaga muri academy yitwaga Kandira kakinaga hagati kananutse sinjibagirwa ariko ndakibuka igikombe cya Afrika yari muri squad yari muri academy tu yarasigaye nawe mu basigaye ariko kutala yari afite Idrissa nimba kazi kari kananutse cyane kari ko muri bira bice ba Celestin bari batuyemo sinzi nimba uzi academy yacu yego Gatsibo ka Idrissa bro irari talent kakinaga poste kakinaga hagati kwicuma playmaker bro uzabazama uzakubwira undi muntu wa kabiri bura Rusheshanguza Michel ari muri tala zitageze kuri Hosome kandi yari tala yagombaga Michel yari tala yagombaga gukina muri izi ligue zikomeye n'ubu ngubu twagomba kuba tukimubona ariko sinzi uko byagenze wa gatatu undi wa gatatu ako byibuze Michel we yakorana cyane na equipe nationale si bibi cyane si bibi cyane ariko ntago ari wo mushaka namubariraga muri championnat zikomeye kubera ko Michel yari yiruje kalite zose undi yari Butera Andrew Butera ngiye abantu nabonye n'amaso yanjye ku giti cyanjye ariko we hari abandi ntabonye ariko nakubwira ngiye abo nabonye hagati ya Butera na Haruna nyuma ya Haruna ni Butera giti cyanjye ariko wabonye cyangwa ngiye nabonye n'amaso yanjye twakinanye nyuma ya Haruna ni Butera b'abanyarwanda Butera nawe yari tara idasanzwe mbere reka tubishimire merci beaucoup murakoze cyane namwe okay